mukuru wanjye iyo barimo baramurongora nyine mba ndimo ndabyumva byose, uko batangira uko barangiza, iminota bamara. Ubu namaze no kuyimenyera, ndayizi mu mutwe. Ni iminota 30 cyangwa 35, ituru yabo niyo minota imara. Mwa bantu mwe, iyo ndi kubyumva nk'umuntu nambaye umubiri, ntago nkoze mu cyuma cyangwa muri plastique, nakumva ukuntu mukuru wanjye arimo arataka, numva nanjye mbishatse nyine, numva nanjye mbyifuje. Noneho rero mukuru wanjye akagira defo yo gutaka bya hatari, avuga ukuntu umugabo we abimukorera neza, akamutakagiza. Turi igitangaza, niwe mugabo wa mbere, sinzigera nguca inyuma, uraryoshye, umva nyine akamutakagiza. Uzi ko byageze aho birenga kujya nifuza nyine, ahubwo noneho ntangira kujya numva mfite amatsiko yo kuzumva ukuntu umugabo wa mukuru wanjye abikora. Nyine byaje kurenga kubyumva nkashaka ibintu, ahubwo ndavuga nti icyazampa nanjye uyu mugabo wa mukuru wanjye umunsi umwe nkumva ukuntu abikora. Kuko manari igihe nyine wumva ikintu, uburyo umuntu agitaka, uburyo umuntu akivuga, ukumva nawe ugize amatsiko. Ariko naketse ko ahari batabizi yuko mbumva pe, kuko babizi nkeka ko bakitwararika. Ubundi byatangiye ubwo nari nkiza kuba mu rugo rwa mukuru wanjye, ababyeyi bacu baramaze kwitaba Imana, kandi nsigaye mu cyaro njyenyine, bansabira ko naza kuba iwabo. Noneho ntangira kujya mbyumva, ariko nabyumva nkahita nambara ekuteri. Nk'umuntu mukuru narabyumvaga ko igikorwa gitangiye, nkahita nambara ekuteri kugira ngo ne kubumviriza barimo barabikora. Buri gihe iyo numvishe nyine mukuru wanjye atangiye gutaka, mpita nambara ekuteri. Noneho mu minsi ishize rero ekuteri zanjye zarapfuye. Ewana, nkumva uko ituru itangira, nkumva uko ituru irangira, nkumva ukuntu banyaza, nkumva ukuntu bamurongora, nkumva ukuntu batikuramo bikavuga, badatawe bikavuga cyane. Ni ukuri kw'Imana nanjye ubwanjye nageze aho ndavuga nti ariko uyu mugabo ubundi abikora ati? Noneho uzi ari amajwi yabyo nyine ubwabyo, apana bo wenda ngo ukuntu bari kuvuga. Nageze aho nkajya numva meze nabi bya hatari. Noneho icyo gihe mwa bantu mwe, natangiye kwifuza umugabo wa mukuru wanjye. Mu mutima wanjye nkajya mvuga nti cyaza mu munsi umwe nanjye akansaba, akampa kuri uriya munezero mukuru wanjye aba afite. Kuko mukuru wanjye ni umuntu uhorana umunezero. Byakubitiraho rero ukuntu mba namwumvishe nijoro ataka, nkavuga nti uyu munezero nta handi awukura, ni kuri uyu mugabo umurongora neza gutya. Byarakomeje, niba navuga nti ni satani wanshutse, ntangira guhindura imyambarire igihe mukuru wanjye adahari, kugira ngo ndebe yuko byibuze umugabo we yazansaba. Nta nubwo ari ukuvuga ngo naramukundaga, hoya, numvaga basi byibuze nanjye yandongoraho, nkumva ukuntu bimeze. Kuko natangiye kujya mubona, namureba gusa byonyine nkumva irari riranyishe. Namureba nka mu gitondo wenda akinye nka eswime, kumwe umuntu aba avuye mu cyumba agiye nko gufata amazi, mana we, nkumva umubiri wanjye urashize, nkumva meze nabi. Ni ukuvuga ngo nta kindi kintu nari nkimubonamo uretse kumureba gusa, nkifuza yuko twaryamana. Natangiye guhindura imyambarire, ntangira kujya mwiyaboneshaho nyine, numvaga nta kindi kintu nshaka ari ibyo gusa. Ntangira kwambara mini, ntangira kwambara utwenda tumwegereye. Umunsi umwe naje muzaniye ibyo kurya,
hari saa sita z'amanywa, hari ku cyumweru, kuko ku cyumweru ntago akora ariko mukuru wanjye arakora. Nuko nzamuzaniye ibyo kurya turasangira, tunagenda tuganiramo gake gake, arangije arambwira uti ariko niko atuzi ko muri iyi minsi ariko nabonye ukuntu burya uri mwiza cyane, ati bya byenda wakundaga kwambara byagucupizaga, ati njye niba ari ikintu cyantunguye, ntabwo nari nzi yuko uteye neza gutya, ufite amaguru meza gutya, atuzi kurusha ubwiza mukuru wawe. Abimbwiye numvishe binshimishije kuko natangiye kumva yuko byatumye numva yuko hari ikintu nyine atangiye kubona. Arangije arambwira ngo ni ukuri kw'Imana ngo muri iyi minsi ngo sinzi ukuntu usigaye ugaragara, ngo nimba ngo ari wowe usigaye wiyitaho, niba mbere utariyitagaho, ati usigaye usa neza ahantu hose, ati ni ukuri kw'Imana buryo uri mwiza, ati ntuzongere kwambara bya byenda byo mu cyaro byagucupizaga. Ndakunda kumva nkata mu gutwi. Icyo gihe twaricaye turasangira, nanjye ngerageza kumwiyegereza ariko nkumva ikintu nshaka ntabwo arakigeraho. Ibyo byararangiye. Noneho ubwo yaragiye kuryama, kuko iyo yiriwe mu rugo nyine araryama, nka saa 8 ubwo yaragiye kuryama yarampamagaye arambwira ati niko, ati wambabariye ukansasira buno buriri, ati niba ari ikintu kingora mu buzima bwanjye ni ugusasa, ati kandi madamu yasize adashashe kuko nari nkiryamye, ati wambabariye ukansasira. Nagiye mu cyumba, ibuke nari nambaye agakanzu k'akamini kanyegereye. Nagiye mu cyumba, umugabo ntangira kumusasira, ndasasa, niba uko nagiye musasira yarandebaga nunamye wenda cyangwa ndeba ku kibuno kuko yarampagaze inyuma, niba yarandebaga ku kibuno akumva arimo aragenda abishaka. Narangije gusasa gutya kuno, urangije ibintu byose mpindukiye, umugabo ibintu bye byari byahagaze muri ya eswime. Noneho ngiye gutya kuno urangije, umugabo ahita amfata akaboko. Nari nabibonye ko yabishatse ariko nyine nigira nkaho ntabibonye, ngenda komeza, ngeze ku muryango umugabo amfata akaboko arankurura aza anyiyegereza. Noneho niba ari uko nanjye nari maze igihe mwifuza, nashidutse umugabo turimo turasomana. Reba bya bintu tujya tureba muri filime, ukabona umuhungu akuriye umukobwa gutya bakarebana bose kuko baba bifuzana bagahita bacakirana. Yarankuruye arandeba, yari ameze nk'ukangura wabyukaga kuko nari maze amezi menshi cyane mwifuza. Yarankuruye gutya arandeba, nanjye ntababeshye ntago nzi ngo namusomye ryari. Nkeka ko ahari ari nanjye wamusomye kuko njye nongeye kugarura ubwenge, iminwa icakiranye gutya turimo turasomana. Urabona iyo ufite irari ry'ikintu n'iyo ukiriye wumva kiryoshye. Twarasomanye, numva umugabo asomana neza we, numva afite iminwa yoroshye, numva araryoshye. Twarasomanye aho ngaho mu cyumba, atangira kunzamura ya kanzu ayinkuramo. Mu mutima wanjye narishimye, naravuze nti ngiye kumva bya bintu mukuru wanjye bajya bamukorera. Ariko ndangije kugira ngo mujijishe, mpita mfata inyuma ndamubwira nti bofre, ubu se turengereye, ndi kugira ngo nyine mbanze mwumvishe yuko tugiye gukora amakosa. Urabizi abakobwa ukuntu twihagararaho, uzi ko umujama agusaba ibintu akarinda yishyiramo ukiri kuvuga ngo hoya, akarinda arangiza ukiri kuvuga ngo hoya. Ubwo njyewe nahise mwibwirishwa shampo frere ibintu si uko kosa amakosa. Arangije arambwira ngo dohore nta muntu uhari, umwana yaryamye, bafite umwana muto nyine yari yaryamye.
ati umwana wa yaryamye, madamu wanjye araza nimugoroba, humura humura kandi twese turi abantu bakuru, use wowe mbigukoreye nkakunezeza ntabwo wabyishimira? ndamubwira nti sha ni ukuri ndumva atari byo, nyine ngerageza kubirwanya ngenda mwiyaka, ariko mu mutima nkavuga nti mfasha ntandekure, kuko naravugaga nti ubuse ninkomeza bino bintu akandekura akambwira ngo ngaho genda, nkagenda nagera ku muryango ntene ngaruka nti ndisubiye, avuga ni Imana imfasha nyinginge, nkomeza gusa nk'umwiyaka. Arangije arambwira ngo please, ati ndakwinginze basi n'ubundi twabitangiye reka tubirangize. Ibyo nibyo nashakaga. Ndangije ndatuza umugabo ndamusoma ndamwenjoyinga, nari mfite amatsiko, nibwo yankuragamo iyo kanzu. Amaze kuyinkuramo rero turakomeza turakorakoranaho, mukoraho ankoraho, uwo mwanya isuye mba ndayihambuye. Yari afite ibintu bisanzwe, ntabwo byari binini cyane ngo birebire cyane, byari ibintu biringaniye, ahubwo nyine njye yarantunguye kuko numvaga uburyo mukuru wanjye bivuga nkakeka yuko ahari ari nk'umuhini. Numvaga nyine ari afite ibintu bidasanzwe, ariko munyikozeho gutya irasanzwe, gusa ntabwo ari no oya, ariko nyine iri mu wayene. Uwo mwanya nimba rukuberera nari mufitiye, nahise nca bugufi mba nyicometse mu kanwa. Umugabo nawe si uko mfata inyuma ku mutwe mbona ibyo bintu arabimenyereye, kuko rega njya mbyumva iyo mukuru wanjye barimo barabikorana ndabyumva. Umugabo muhakeya ewana, tubikora mu kanwa nk'iminota ingahe, nyuma ndahaguruka umugabo ahita umugabo wa mukuru wanjye ni umusore kandi akora siporo nyine arakomeye. Ndababwiye ngo yahise agira gutya ahita nterura arantwara ahita ndambika ku buriri. Abaraje amakeya arantegura. Ntababeshye numvaga ari njye uriho, numvaga ameze nk'umuntu uri mu ijoro rito, ariko ubwo kuko hari ku manywa kandi umwana aryamye, njye nirinze gusakuza nk'uko mukuru wanjye asakuza nijoro, nirinze gusakuza. Umugabo we yaranteguye. Mwa bantu mwe buriya reka mbabwire, kano kantu nanakibwira abagabo bankurikiye, niba ushaka yuko umugore wawe aguha ibintu neza abyishimiye abishaka, mutegure bihagije. Umugabo wa mukuru wanjye atitaye ko yari arimo ariba agaturu, urabizi iyo bari kwiba agaturu bagerageza kugira vuba, atitaye ko yari ari kwiba agaturu isaha n'isaha batugwaho cyangwa umwana yakanguka, yaneguye iminota nka 40, ariko muri iyo minota 40 yagiye kuyimpa nasaze, ndimo ndamwinginga ndi kuyikurura ni nkaho ari njye wayishyiriyemo. Umugabo yaragiye anyonka amabere akayarekura, nagira ngo agiye kubikora akaba agiye mu bindi. Yatinze ntegura ku buryo naragenda mera nk'umuntu bacometse ku mashanyarazi. Nyuma rero byarabaye turabikora. Eko mana yanjye, nk'abantu sha hari igihe ushobora kureba umugabo wenda ukamufeka ukavuga uti ntabirenze, ariko yayigukozamo. Nashidutse ndi kuvuga amagambo menshi nk'aya magambo mukuru wanjye avuga. Kuva icyo gihe rero ibyo birangira nabaye nk'umusazi, kuko ntabwo nari isugi pe, nari nsanzwe mbimenyereye, nari narabikozeho. Ariko nyuma y'iyo turu y'umugabo wa mukuru wanjye nabaye nk'umusazi. Ntavuze nti se bibaho ko umuntu yagukorera ibintu bimeze gutya? Nuko nawe rero wagira ngo yahise araruka. Buri weekend yarambwiraga ati gerageza uryamishe umwana vuba, umwana yamara kuryama tukaba twirukiye mu cyumba icye cyangwa icyanjye cyangwa icyawe.
buri wikendi nabaga mbizi neza ko hari ikintu umugabo wa mukuru wanjye amfitiye. Byaragiye biba nk'akamenyero, turabimenyera, ariko ikibazo naje kugira ari nacyo cyatumye nza ahangaha kuri Mariyamu, naje kwisanga mu rukundo, ntangira gukunda uwo mugabo. Nimba ari ukubera ibyo bintu yankoreraga bidasanzwe, ariko mu kumukunda mbanza kubyigumanira, mbigira ibanga, umutima ugera aho nkumva ugiye guturika. Nkiri kubitekerezaho, umugabo yambwiye ko asigaye ankunda. Nkiri kubirwana nabyo, nkiri kurwana n'amarangamutima, yarambwiye ati nsigaye nkukunda. Twarakundanye rero, nanjye mubwiza ukuri ko mukunda, turakundana, ariko rwa rukundo nyine ruri aho rudafite intego, kuko urumva deja ni umugabo wubatse, ndi umukobwa, ikindi yarongoye mukuru wanjye, twakundanye urukundo ruri aho rudafite tageti, ariko ruguma kwiyongera mu buryo budasanzwe, ku buryo no kubihisha byatangiye kutugora igihe mukuru wanjye ahari, kuko nahitaga mfuha nkarakara. Uzi ko kuryamana batangiye kujya baryamana gake narabyumvishe, kuko urumva narabumvaga. Ba bantu babikoraga 4 mu cyumweru batangiye kubikoramo 2 kuva natangira kuryamana n'uwo mugabo. Kano kanya uriya mugabo yambwiye ko atakibashije kwihangana. Mu gitondo yanyicaje arambwira ati sinkibashije kwihangana, ati nyemerera nake gatanya twibanire. Ntababeshye, ndabizi ko nakoze amakosa nkaca inyuma mukuru wanjye, ariko sinifuzaga kumusenyera. Ariko ikibazo nabuze imbaraga zihakanira uyu mugabo. Namubwiye nti uretse tubitekerezeho, umpaye igihe nzakubwira. Ariko mu by'ukuri icyo gihe nanjye ubwanjye kirangoye, ndumva nanjye mushaka, ndumva nakemera nkasenyera mukuru wanjye, kiba kikaba, ariko nanjye nkanezerwa. Ariko nanone umutima umwe wambwiye ati shaka uburyo bikuramo uyu mugabo, kuko ntago amazi ararenga inkombe. Ariko deja n'aka kanya tuvugana